ngaha akazengurutsa hagati akazagenda ashiramo amacupa akazana imbwa agashiramo. Uyu ni Madame Kofi. Uyu mugore yaranshamburiye ndaheba. Ino kuri kose. Uyu mugore wabwirije aravuga ngo umugore utagira ubwenge azarakarira umugabo ngo bugaca ngwese bwoca yangaza. Ako Kofi narakwandikiye ngo ubwire umugore wa narabikwandikiye nabivuze w'i Rwanda ati muka Kofi yigeze gushamburira ndamwumva. Wavuze ngo umugore utagira ubwenge azatinyuka gute kurakarira umugabo bukira ngwese bwo kwirafasha ikindi cemezo cyo gushaka ariko warashamburiye wa mugore. Nukuri bazaguha gatutu ganire wankoreye bitangaza oye nibyo kandi uko niko kuri umugabo afashwe mu nzu. Reka sabu banzureke yeme ko mushakuje agashiraho na sirikwi akazana umuzamu bahaye preaviriya muri inzu barushe bamuha iminsi yo kuyisokamo kubera ko atazayishura, ariko akazana umuzamu akazana imbwa bikarangira bose akabura ibitotsi akaza kureba nimba umuzamu atasinziriye agasubirayo kuryama nyuma y'amasaha abiri kandi umuzamu ibitotsi bizamwiciye kuri gate karawunyiza kandi ko baraja kumufungira inzu. Afite amahoro yo mu mutima iwe nta kibazo afite n'Imana nta kibazo. Umubosa akazaza akarunguruka kandi iwe akagira ngo karagenda buke ngo arafata umuzamu inzugi zikama zikingura akama yumva akamasa nkaho atari yasinze kugira gusa ngo abone twadufaranga akomuza. Mwami uyu mugisha w'uyu mugoroba mwami Imana utahe mu wiwe utahe mu mutima wiwe utahe mu muryango wiwe utahe mu gihugu cyacu mwami. Uri Imana iherekeza ijambo ryawe mwami kandi waravuze ngo ubwoko bwawe ntibukoranira gupfa ubusa. Hari icyo wateguye hari icyo wategekanirije mwami. Imitima yacu irakwiteze tweretse umugaragu wawe mwami umugirire neza mwuka wera muyobore amufashe mu izina rya Yesu Kristo amen. Yohana ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko rwanditswe na Yohana ibice 16 umurongo wa 13. Bibiliya yavuze ngo umwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose kuko atazavuga kubwe ahubwo ibyo azavuga nibyo azumva nibyo azavuga kandi azababwira ibyenda kubaho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose kuko atazavuga kubwe ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga kandi azababwira ibyenda kubaho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mfite urukumbuzi rwinshi mu mutima kumbuye Imana nkumbuye abera nkumbuye wa musozi mwiza aho ni wabera bandegereje nkumbuye kuzarebana na Yesu tutagitandukana kumbuye kuzarebana na Yesu tutagitandukana kumbuye kuzarebana na Yesu tutagitandukana. Twitabe tuvuge ngo amen. Amen.
tunezerewe uyu mugoroba. Imana yavyemeye kuko bikunda ko turi bube hano, katuronkera uyu mwanya, namwe ikabaronkera umwanya, tukaba tubanye. Imana ibishimirwe. Turashimira Abayumbe kuko niyo departement tubarizwamo. Turabashimiye byimazeyo ku ikaze yanyu kututekereza. Imana ibaduhere umugisha muvandimwe, uko mukorana Imana ibagirire neza. Haleluya. Kofi yabivuze, ni inshuti, ni umuvandimwe. Igihe cyose iyo turi kumwe tuzatwumva tumeze neza. Ndabashimira, mwanakiriye neza. Ni ukuri nta mugayo mbafiteho, nta n'icyo nobashinja. Mwaneretse urukundo, ndabibashimira. Imana ibahe umugisha. Ndashimira Possible, niyo yagize uruhare runini kugira ngo mbaha uyu munsi. Imana ibaduhere umugisha abayobozi ko mukorana. Turashimira itorero Kana, Imana ibahe umugisha mushumba na staff yose mukorana. Imana ibagirire neza. Nanone kubw'umwihariko ndashimira famille mushumba, kuva twaza turi wiwe mu rugo batwitayeho. Imana ibahe umugisha n'itorero ryo mu rugo. Mwarakoze, mwarabivuze, kandi Bibiliya iravuga ngo umuntu natagwa isari azosarura. Haleluya. Umuntu natagwa isari azosarura. Abantu bose turi kumwe, Imana ibahe umugisha. Abo tuzi ba Patrick, Aboneri, Imana ibahe umugisha bavandi. Nabo ntazi badukunda, ni ukuri tunezerewe kubana namwe. Imana ibagirire neza. Tumwa Imana Mbabazi, twishimiye kubana namwe. Haleluya. Sinzasubiza amasinyuma. Oya, oya, oya. Nombere Yesu. Oya, oya. Nombere Yesu. Semeni haleluya. Hey, amen. Bibiliya yavuze ngo uwo mwuka w'ukuri naza, ngo azobigisha, ngo abahishurire. Amen. Iyo usomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, Bibiliya ivuga ngo umunsi wa Pentekoste ngo usohoye, ngo bose bari hamwe, ngo mu mwanya umwe, ngo bahuje umutima, ngo umuriri uramanuka. Amen. Yesu ngo amaze kugenda, abagabo basigaye mu mugwa kuko yari yababwiye ngo barindire mu mugwa, ngo nagera kwa data ngo azobasabira se abohereza umwuka ariko usinye na Yesu. Niko Bibiliya ivuga ngo nzabohereza umwuka, ngo nzabwira data ngo abohereze umufasha ngo mu izina ryanje. Semeni haleluya. Uwo mwuka utaraza ngo baricaye baravuga ati ese ko twari 12 tukaba dusigaye turi 11, turicara gutya, mureke tuzana abagabo babiri dukore ubufindo. Ako kantu niko nashatse kugira ngo tukumve cyane. Nishaka mfite nja kwicara. Ngo bazana Yosefu, ngo bazana na Matiyasi, ngo basimbure Yuda, ngo bakora ubufindo. Kurumva Kofi?
iyo ikibanza cya mwuka wera kitakirimo mwuka, abantu bazakoresha ubufindo. Semeni haleluya. Iyo mwuka maze kwimuka mu kibanza, abantu tibazategereza ko mwuka baganiriza, baza bizera ubufindo bagaca inzira z'ubusamo. Semeni haleluya. Buriya abantu baba badukorera amakosa ni abataramye, si abatarataramye. Ni abataramye barananigwa ko barafinda. Ubufindo. Semeni haleluya. Buriya aho gusengana n'umuyumbe w'indorerezi, uba mu kiyumba ari uzuza kureba ibyabikorwamo akaja kubivuga hariya hanze. Twosengana n'umurozi kuko turamuzi, kuza tugira ibyo tuvuga mu ibanga tukamuhisha kuko turamuzi. Ariko ikibazo ni umuyumbe w'indorerezi uba gusa mu gitaramo, abavuga abayumbe nabi abarimo, yatugeramo akigira umuyumbe uwo nguwo. Bene abo nibo batwisha. Semeni haleluya. Iyo mwuka adahari abantu batangira gukora ubufindo, bagatangira kwiremera isezerano. Kuko iyo umuntu akoze ubufindo aba agiye kwiremera isezerano, akaba yonahagarara hano mu ikanisa agashima ngo Imana yamukoreye ibi ari ugukanga abaturage, kandi yaraguye mu butayu. Ni ukuri kose, ni ukuri kose. Semeni haleluya. Ariko uwo mwuka w'ukuri naza. Ariko naratanga umunsi umwe Sauli, Paulo yahuye na mwuka ngo ari maji Damasiko, ngo uramufata tibite shapaho tesurinde urinde mwana ni wa wundi uzukenisha tino ukuri ndihanye. Bigenze gute? Ndafashwe ndihanye, sinzongera ayo makosa, sinokureka ntagusizeho ikintu kikuranga. Semeni haleluya. Iyo mwuka atari mu bantu, abantu bishakira izindi mana zibasubiza byihuse. Iyo abantu gusenga kwabananiye, gushaka imana bikabananira, baza baja kuzana izindi mpano zitari iz'ukuri. Semeni haleluya. Iyo abagore bananiwe gusenga, mwuka yarimutse muri we, bazavuga nuko bafite abana. Inzara yaraturiye twadusengera abana, none ugiye kubagira ikibazo, tubasengere se, tubagira icifuzo. Abana se tubwire Imana ngo ibisubize, yarabaguhaye. Abagore bagize intege nkaze amavuga ngo ese ngo arasiga abana gute, kuza ubasiga ukaja mu kazi. Ubufindo. Yeme ndikubaseze. Ni ukuri kose ndikubaseze. Ndikubasezera. Semeni haleluya. Amen. Iyo umuntu yananiwe mwuka yimutse muri we, azatwereka inkovu z'amateka. Ngo nukuri tugituyiriye, ngo nari narasaze, ngo ugere hano. Ijuru ritebeya hashe sinabiriza ikurinda iunikira iyo mana niyo turi kumwe. Mugire Tuye mwihema ubuyibera muri twebwe usiku turagendana n'uyu munsi niyo turi kumwe. mugire ibiremereye umutima nubwo wavuga ongorera
Yesu arabyumva mubwire dabanga ryo mu mutima uri mubwire umwizeye Yesu arabyumva semeni haleluya uko yari irejo n'uyu munsi abantu bohinduka bakareka Imana. Nimba tworebera abantu ku gisirimba ngo runaka agize iminsi ibiri adasirimba ngo bizumweru ngo bitatu ngo bishize ngo adasirimba ngo nukuri yaranebwe, siko kuri ajya n'amaso y'integeke kuko ntituzadufatwa ngo nuko twasirimbye. Oya nukuri koze uzi uko mu muntu waba mwuka semeni haleluya. Umuntu aza yitembeza gusa no muri quartier akagenda havugiriza amateraniro akarema mu mutima, umuntu akazagenda nayo ubwayo semeni haleluya. Satani azarekera abantu mu materaniro ariko akabambura iby'agaciro. Satani yarekeye abagabo n'abagore n'abasore mu materaniro bagasa nkaho barimo ariko yarabambuye iby'agaciro. Semeni haleluya. Nimba hari ikintu gitangaje n'isi ya none nta muntu utakimenya kuzuzwa. Dusigaye twuzuzwa na za grammaire na za français na za conjugaison tukuzuzwa kandi kuri ntaco zitwaye ariko nukuzivugira atari kuri mu gitaramo twokuzuzwa tukavuga mu kanyosha kuko turi kiyumbe ariko mu materaniro ukuzuzwa mu kanyosha abasaza bazatekereza ukuriya avuze kundi micango izo nono ndimi zo mu kanyosha nabwigituye mu ihema ubibera muri twebwe munsi kundi turagendana uyu munsi niyo turi kumwe mubwire ibiremereye umutima nubwo wavuga ongorera Yesu arabyumva mubwire yabanga ryo mu mutima uri mubwire umwize Yesu arabyumva semeni haleluya. Satani yarekeye abantu indimi ariko ntibumva ico zivuze, nabo ubwabo ntibazabumva ico zivuze. Kandi mureke mbabwire semeni haleluya. Abagabo bamwe bigeze kuja kwirukana abadayimoni ngo bakababwira ngo turakwirukanye mu izina rya Yesu. Twumvanye Paulo semeni haleluya. Ngo hamahagarara tese ko Yesu tumuzi twigezega tubana na Paulo turamuzi muri bande twigeze gusengera umunyamapepo umwe hamwe kofi umugabo umwe yamayinjira yamavuza induru uwo munyamapepo ngo ariko noneho ngo nagogwa ngo nawe ukuse nawe uraje ngo usenge wowe semeni haleluya. Mwuka ntabwo ari ikintu gito ku buryo cyo kugeramo ngo titubimenye. Sindi ikintu gito cyo kuvamo mushu ngo tubiyobewe kuko mwuka simuhasha.
mwashaza afusha abana ariko agasigarana izina. Semeni haleluya. Kandi ikintu cya mbere kiza kiduhamyaho mwuka wera n'abadayimoni. Satani azi kuko twuzuye, turi package twuzuye. Apana kubwira abantu ngo ngubu tumeze nabi. Satani azayongorera abantu akababwira ati barunaka bahagaze nabi muri iyi minsi. Semeni haleluya. Mwuka yageze mu kibanza cyitwa umutima w'umuntu, azabanza agakora amasuku, agahanagura ingeso wagiraga. Nta muntu ukubwirije, nta muntu ukubwiye ngo uzukora iki kibi. Mwuka akaza akazihanagura, yamara kuzihanagura umuntu akazagira isoni wenyine, yinjira mu materaniro akirirwa arira, twaruha tukaza tubaza ese runaka yagize ikihe kibazo, naho gusa aracafite isoni z'ibyo yabagamo. Mwuka gusa karakora isuku. Semeni haleluya. Nimba hari ikintu cya mbere kizi kwihutisha ibintu n'umwana w'umuntu, umwana w'umuntu aza kuzamura akagushekerera akagukubita no kuri plafo, ariko nushaka uzusiga ushashe hasi kuko ukura ahantu kavuba. Amen. 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 Seme turi kumwe Cyane. Cyane kabisa. Ukumbaba. Dukunze ico ufite. Cyane. Umunsi wogikinisha. Wokaza usiba amateraniro titunibaza tese mbabaza yaca muri uyu muhanda. Nushaka ugikomereho data. Ndagifashe cyane. Ufata ukomeze Cyane. ufata uko kuri abantu niyo bazabambura abandi by'agaciro. Babwiza ukuri kose. Kuri umuntu yonanirwa gusengera undi ariko akamusenya mu bandi. Kandi uzotinya gusenywa n'umuntu ukuzi kuko azi amabanga yawe yose. Niyo mpamvu intambara hafi aho ziragoye kugwana. Semeni haleluya. Dore yanyambitse ubwiza n'umunezero, nge n'abayumwe n'Imana. Dore yanyambitse ubwiza n'umunezero, nge n'abayumwe n'Imana. Semeni haleluya. Bwana wetu asifiwe. Mbabwiza kuri kose nubwo umuntu atokumva indi mibujuru, ariko uw'Imana yoherereje ubwo butumwa umuntu azavuga indimi nyirabuze akabyumva neza, kama yumva ubuhanuzi bwe akabwumva mu ndimi. Amen. Umuntu azayuzuzwa gutyo, umuntu yaje yagwaye umugongo ipepo rimumereye nabi yuzuzwa, akora operation azagera mu muntu akabanza akabaga kamere agasiga ayororoshe. Mwari mwabona iyi modoka yakoze impanuka mu muhanda, bazashira amababi y'ibitiriya niko mwuka azasiga agize kamere. Haleluya. Haleluya. Azasiga yoroshe timumenye mutayigwaho nasize nikuri. Ariko anyemeza ko ndi umunyabyaha. Ngwino sabu.
kubyo wakoreye semeni haleluya. Umwuka agira umuco azagenda. Yeme mureke tutirukanka tukagenda. Mwanze muri semeni haleluya. Kintu ca mbere mwuka azakora, mwuka azaza kutuvana mu rujijo. Mwuka azaza kudukura mu buswa. Mwuka semeni haleluya azaza kudukura mu rujijo. Ca kabiri, mwuka azaza kutumara ubwoba. Imbabwiza ukuri kose, mwuka azaza gukubita ubwoba. Abantu benshi Satani yabatsindiye mu bwoba. Azarasa ibitekerezo umuntu akamagenda yarishwe n'ubwoba bw'ubusa. Haleluya. Akantu ka gatanu karanga umunyu kitwa umunyu uza wirindira umutekano. Umukristo wese agira ubudahanga. Umukristo kuri semeni haleluya. Umukristo wese agira ubudahangagwa, agira ubudahanga. Umuntu wese wo muvogera niwe uzugira shoke. Umukristo aho umuntu bo mukura muri Kristo bakamushogoramo bakamushira. Ndiyo. Nukuri kose ntibishoboka. Umukristo agira ubudahangagwa. Mwuka wera azaza kutumara ubwoba kuko abagabo bitwa ba Petero. Semeni haleluya. Haleluya. Igihe Yesu barimo bamucisha mu nkiko bamujana kwa Kayafa, kwa Herode, kwa Pilato, ngo baramaza aruye umwana w'umukobwa akamubwira ati yewe urasa na Yesu kabisa. Petero tibakuntuma jewe atereka kuvuga, nihongera kuvuga baraza kugufata kuko kuravuga n'imvugo. Semeni haleluya. Haleluya. Ngo agenda ahunze, aramubwira ati garukana uhindura ingendo kuko kuragenda tukagiraho niwe barekuye. Nukuri ko ariko umunsi mwuka wera yamumanusemo ngo yarahagaze aravuga ati wa mugabo mwishe niwe wabikoze. Tigute ngo yaganira bakaza bumva amacuma ari mu mitima. Papa tese pe tushaka iki dukora iki? Mwihane. Umuntu wese yihane ahindukira mukizo. Mwuka azaza kutumara ubwoba guhera kubw'ubuzima n'ubw'ibindi kuko Petero yarabihamije. Ibyo bari bafitiye ubwoba mwuka atarabageramo nibyo yahinduye ubusa mwuka amaze kubageramo. Semeni haleluya. Icya gatatu, mwuka aza twuzuza ukuri bigatuma umuntu wese avugana na mugenzi we neza bakavugana ukuri. Mwuka kubera mwuka azaza guhindura umugabo w'akazubesha akavuga ukuri.
Msaidizi yupo ni Roho wake mwema aliyetumwa kwetu, anatufunulia Musa. Semeni haleluya. Amina. Ichaka nazaza kutwuzuza amahoro. Yesu yarababwiye ngo amahoro abe muri mwe. Mureke mbabwira akantu kitwa amahoro bavana. Semeni haleluya. Musaidizi yupo, musaidizi yupo ni Roho wake mwema aliyetumwa kwetu, anatufunulia habari za maneno. Musaidizi yupo. Semeni haleluya. Haleluya. Bwana wetu asifiwe. Musaidizi yupo, Musaidizi yupo ni Roho wake mwema aliyetumwa, anatufunulia Musaidizi yupo, Musaidizi yupo yo ni Roho wake mwema aliye yo ana. Semeni haleluya. Mukaza twuzuza amahoro. Iyo umuntu adafite amahoro mu mutima, habe nubwo yo bafite ubushobozi, muzoreba bisi bazagira ubukire, bakagira ubukire, bagatunga. Umuntu akagira ubushobozi, yaruwa kubaka inzu akayubakira igipango gifite imitahe. Imitahe ni Kirundi. Asana. Imitahe akazengurutsa hagati akazagenda ashiramo amacupa, akazana imbwa agashiramo. Muyu ni Madame Kofi. Uyu mugore yaranshamburiye ndaheba. Ni ukuri kose. Uyu mugore wabwirije aravuga ngo umugore utagira ubwenge azarakarira umugabo. Ngo bugaca. Ngwese bwoca yangaza. Ako Kofi narakwandikiye ngo ubwire umugore wa narabikwandikiye. Nabivuze w'i Rwanda ati muka Kofi yigeze gushamburiya ndamwumva. Wavuze ngo umugore utagira ubwenge azatinyuka gute kurakarira umugabo bukira. Ngwese bwo kwirafasha ikindi cemezo cyo gushaka. Ariko warashamburiye wa mugore. Nukuri bazaguha gatutu tuganire. Wankoreye bitangaza. we nibyo Kandi uko niko kuri. Kuri umugabo afashwe mu nzu. Reka sabu. Banzureke. Yeme ko mushakuje. Agashiraho na sirikwi akazana umuzamu bahaye preyaviriya muri inzu barushe bamuha iminsi yo kuyisokamo kubera ko atazayishura. Ariko akazana umuzamu akazana imbwa bikarangira bose akabura ibitotsi akaza kureba nimba umuzamu atasinziriye agasubirayo kuryama. Nyuma y'amasaha abiri kandi umuzamu ibitotsi bizamwiciye kuri gate karawunyiza kandi ko baraja kumufungira inzu. Afite amahoro yo mu mutima, iwe nta kibazo afite n'Imana, nta kibazo. Umubosi akazaza akarunguruka kandi iwe akagira ngo karagenda buke ngo arafata umuzamu, inzugi zikama zikingura akama yumva akama asa nkaho atari yasinzira kugira gusa ngo abone twadufaranga ako muzimana. Semeni haleluya. Bikarangira boss abyutse ijoro ryose, bikarangira habaye abazamu babiri ndetse wa muzamu akaba boss kubera ko azasinzira afite amahoro.
bikarangira boss abaye umuzamu, umuzamu abaye boss, kubera ko iwe afite amahoro yo mu mutima. Mwuka azaza kutwuzuza amahoro yo mu mutima, umuntu akazagenda amerewe neza. Abandi barakanyaraje, ariko twebwe tukagenda duseka kandi tudafite byinshi. Semeni haleluya. Umukristo akagira amahoro yo mu mutima. Cya gatanu yemwe azaza kutwuzuza ubwenge. Mbabwiza ukuri kose, Mwuka azazana ubwenge. Buri ikintu cyose uzokora ciza mu mwanya utari uwacu kizoba ari kibi. Kuri ati Mugire ngo Petero yakoze ikintu kibi, gute muri amusirikare ugutwi yari abafatiye boss. Kurumva yacecekaho byari bivugitse neza pastor, ariko yaramugwanira, yamweretse nubwo Yesu yamubwiye ati suko ganza ngwana, yisubizeyo ngize ngo ngwane no hamagara hano hirya, hakaza gusa ikosi imwe special force yitwa Amavubi akamajya abantu. Yemwe mwinjuru barantangaje, iba abasirikare bagira ati sinzi ukuntu bameze Amavubi. Akoze brigade y'Amavubi, iyo gatigira ngo amasasa arashira, izi kujya hejuru ikakujya no munsi ikamijya umuntu Semeni haleluya. Mwuka azaza kuduha ubwenge, tukajijuka, tukakorera ku gihe, tukamenya ibikwiriye tukabikora, tukareka gusa guhora mu bintu bisa nkaho ari akavuyo. Kandi mureke mbabwire, Satani azakeneye ngo adusigiremo, ariko tukabyina abahungu bakazamasimbuka nabi, akaba yohira iki giseke kugira gusa ngo habemo kariko, ngo bazabyina ariko ngo bagashiramo utuntu tumwe. Kujya ni Satani, ntaco tutaba twagize, twebwe tuba turi gusirira. Kandi muzamugira se, nimba umuntu ashobora gusitara mu nzira, none utekereza umuntu wasimbutse akaguruka, yoreka kunyerera gute? Kunyerera ni ibintu bisanzwe. Mugisirimba kugira gutya ni ikintu gisanzwe, habe nubwo wonyerera kuwundi ukikubita hasi pfa kubyuka. Kandi ukomba bwikuri nta kibazo kibirimo, nimushaka nimuzamubona isira gafashe gakubise hari, nta kibazo, zarabananiye, twe turabishoboye. Kandi urugamba umuntu arimo ni gwaza arasigwamo agakomerekeramo n'ivyo. Bibiliya ivuga gute? Guhagaze yirinde atatizibwira uwaguye, kuko iwe arajyana. Ariroroshe, ariko uhagaze niwe izibwira kidata nubwo wonyere ariko uzubyuka ukomeze. Nukuri kose ako ndarondogoye nk'umugabo. Icanyuma kivuga gute yeme? Mwuka wera azaza kuduha inshingano zo guhindura isi. Ndasoje. Musaidizi yupo, musaidizi yoyo wake mwema aliyetumwa kwetu anatufanya musaidizi. Ejo bundi Mwuka yampishuriye akantu ndatangara. Mwuka yarambwiye ngo kuri abaririmbyi dufite bakomeye bahamagawe ntibajye batazafata mikoro. Ni ukuri kose bajye batazafata mikoro. Tekereza umuririmbyi uzuza kurepeta kuwa kabiri, kuwa kane, no muri ministeri kuwa gatanu no kuwa gatatu, iminsi yose azayirepeta kandi neza, aziranye n'umutima we ko batomusingiriza mikrofone, nabo barabizi, ariko akamare peta azi ko atazoyobora indirimbo, atazotangira kadanse abinyuma. Ariko akamaguma karepeta, ndetse bakondi bakazacerehwa, ni uzuza gukingura ikanisa kandi tagirijwe niriri bajya nibo banyamuhamagara. Yeme ngiye gusubiramo. Hari igihe
uzumva bakondi baba batubwira ngo ese wowe uri mu biki yewe iyo kote sinishoboye ariko hano inyuma ngufatiye runini Semeni haleluya. Sema haleluya. Kuriya nta muntu ukwiriye gusuzugura undi. Bibiri ivuga gute ngo mu nzu y'inyumba ngo harimo ibikoresho by'agaciro, harimo byinshi, ngo harimo iby'agaciro, ngo hakaba n'iby'izahabu n'iby'ifeza bibamo, ngo ariko ngo haba n'iby'ibikenya n'iby'ibiti bibamo, ngo hakaba n'iby'agaciro gake n'ibyo gukoresha igikoropesho rakirete zibamo. Kandi kuriya umenya amazi hasi ntiwokenera isahani cyangwa ikirengeti. Kuriya nta muntu ukwiriye gusuzugura undi mu materaniro n'uyu umwe mu muhamagaro yahamagawe byonyine kuguhagarara inyuma. Mwese zikuririmba mama urabizi uzikuririmba papa ntugerageze boneri wenda bizi ko data kurekere ko muza kandi narenkeneye kubabwira nozana umwana w'umukobwa ngo aririmbe hano twese tumurebe yoririmba uko atazaririmba kuko yoririmba ni igihunga ariko yogararaho inyuma n'abandi bosangira y'amaso ako kantu utimukumvise buriya impamvu umuntu yoririmba neza ari kumwe n'abandi hari igihe aba afite isoni z'aba abantu bicaye ariko kubera ko ari benshi bakagabana y'amaso y'abicaye habe nubwo atoririmba mbaba akaguhagarara gusa inyuma inyuma gusuka mukagabana amaso yaba bicaye. Hari igihe bazakureba ukamubwira ngo wakoze amakosa kandi nta kintu na kimwe wishe ukamunanirwa kuramisha timuzamona. Hari igihe kimwe kuramisha byanga mukazama mudutunga muza mikoro namwe byabananiye ngo twe turirimbe mukama mubwira umucuranzi ngo reka ngo tumve mwaririmbe mufite senti byabananiye twebwe turimbe ntayo dunafite tutanabizi ariko winjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo ubona umujura agambiriye gutwara ibyo ufite niwemere ko umwanzi agutwara by'agaciro. Semeni haleluya. Ni ukuri kose mbabwiza ukuri. Kuri umuntu utazi imodokari yoshima housing ariko yizi yoshima moteri kandi tizigaragara. Siri uzorebe muri korari uzusanga bakondi dutangaza amasengesho ntibayazemo bakama bajyana. Ba bandi batazi kurimba bakaza bakarara bahudumiya bagahudumira ku cyumweru baririmba hano basaze wakura muhunga zikurimba azikuririmba azasenga winjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo n'umushura agambiriye gutwara ibyo ufite. Semeni haleluya. Mwuka wera mumwemerera akora akazi ke muri twe. Mwuka wera arahagije kumutunga ntibisaba ibindi. Mwuka wera arahagije. Hari umuntu wawe untunga kantureka ngaho kubita kofi ngwino tuje kwicara ngwino nje kwicara ngwino papa ngwino
muhagarare mwebwe bari na muhagarare muhagarare yamudukamara ijambo ry'Imana amashimashisha Mana mumusha urabuseze seze ariko uzogaruka vuba zose tangazo rya mbere ku cyumweru bayumbe twese dufite ubutumire kuri Zion kandi dufite iminota 15 yacu harani programme zanditswe no kuvuga ngo programme itwanditseho ninga nimugoroba iminota 15 muzakira poso mu gitaramo kizoba gyari tungakomera Imana amashiyeme kandi siyo nzoba nafashe urugendo rw'akazi n'agatanu Jean na Patrick na Saune n'abandi tuzozamuka dufite igiteranira haruguru muzitare muzamugize neza nzindutse ngwire kuvuga ko ngiye mugasigara n'umuhana mugasigara mu umenye sema amen dingora hari n'abandi niwo president azomenya uko bigenza muzitabe icyumweru niyo gahunda dufite abayobozi ejo saa 8 pastor bidagaraza kwandika ku rubuga ariko ejo saa 8 dufite rugendo wo kugeja kwa mwene data biganiro ejo saa 8 zo twitegura turabashitsi bawe tuza kuramutsa tumwihanganisha yabuze umuhungu we Kabayumbe twagiye mu kiriyo ariko kandi uruko rwacu tuzorutwara ejo na saa 8 tuzovariya mu rugo iwabo tubone kuja mu gitaramo hariya munyakabiga kuri stade ariko tuzobanza duce mu rugo iwabo pastor bidagaraza kubitunganya hanyuma muri kino cyumwe nizo gahunda dufite na gatatu dufite amateraniro hatabaye impinduka zo kubura umuntu umuhana twa dusiba gusiyo twabuze umuntu umuhana ariko nta gahunda dufite yo kubura umuntu umuhana dufite kubaho twese na gatatu dufite amateraniro kashe kuragiseke hano tuzugwira umuco wo gurekeza umushitsi kandi ntafandra